ahubwo ngo mu rugo ko bumwe nabera ngo ndetse murabo mu nzu Imana ishimwe cyane. Amen, amen, amen. Nawe umwaka utaha ukubere gutyo, ukubera uw'amahirwe aruta ayandi, kuganya kurangire, gusuhuza umutima kurangire, kwiheba gukurweho, igisuzuguriro gikurweho, ubukene burangirire muri Kristo Yesu. Kuko arega ni jambo wahozeho, wahoranye n'Imana, nta cyaremwe gitaremwe nawe. Ibiri mu isi byose n'ibiri mu ijuru n'ibiri munsi y'isi byose niwe wabiremye, ni nawe nyirabyo, byose niwe bibereyeho. Amen. Umva gutunga noneho, umva gukira noneho, umva gukungahara noneho, umva kuba umubosi, umve naho ngaho, umva kuba mwenyemari. Umwaka wo gutunga no gutunganirwa, umwaka w'amahirwe, umwaka wo kuzamurwa, umwaka wo gutabarwa. Amen, amen, amen. Atari gutura muri etaje, abo gutura he mu ijuru. Atari gutura mu Iburayi, ahubwo ari gutura muri Yerusalemu yahe, muri Yerusalemu yo mu ijuru. Ni umwaka w'uburumbuke, ni umwaka wo kwaguka. Amen. Ni umwaka wo kwiyumva muri Kristo, ukiyumva muri we, ariko wiyumvanyemo n'ibya Kristo byose aho biva bikagera. Amen. Ni umwaka utari wo kubona inzu muri Kigali, ahubwo ni umwaka wo kuba waragiye mu isumba byose yaremye byose, ukamenya ko byose ari ibyawe muri iyo ngiyo. Ni umwaka w'uburumbuke. Amen. Ni umwaka w'ubwenge, kubira iva ngo Kristo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana no kumenya. Ni umwaka w'ubumenyi, ni umwaka w'ubumenyi nyakuri. Wowe wiyejeje bikanga, dore umwaka wo kwezwa, umwaka wo gukiranuka, umwaka wo kumenya umucunguzi wawe, umwaka wo gutarurwa, umwaka wo kuva mu burara ukajya mu rugo rw'Imana, ugahagira mu bikari by'Imana, wo kuva mu gusangira n'ingurube kandi mu rugo barya bagasigaza. Ni umwaka wo gusubira mu rugo, gusubira mu byawe, uwo shitani yatwazaga igitugu. Ni umwaka wo kubohorwa, ni umwaka wo gutabara, ni umwaka wo guhumuka. Imana irakwibutse. Turabasuhuje bakunzi b'ibiganiro byacu, mwe mukunda channel yacu Ijuru/Ntirikorerwa TV, n'izindi mbuga tunyuzaho ibiganiro byacu, Facebook, TikTok, Instagram. Mwe mudukurikira turabasuhuje, ariko turanabashimiye ko mukomeza kugaragaza ko muri kumwe natwe mu biganiro. Mukomeze mu bisangize benshi kugira ngo ubwiru bw'Imana bukomeza guhishurwa, bugere kuri benshi. Ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana, abantu bakeneye ijambo ry'Imana, nubwo tutirengagije ko hari henshi havugwa iby'Imana, ariko nanavuga ko abantu bakeneye ijambo ry'Imana ry'ukuri, ritavanzemo ibindi bintu, ijambo ribasha gukiza imitima y'abaryumva, rikagera aho ribakura n'aho ribageza, rirakenewe cyane. Ubwo rero kandi rikaba mu by'ukuri ryarahishuwe rihari. Ubwo rero mukomeze musangize abandi ibiganiro byacu, duhananwe imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu. Hanyuma rero njyubaganirira ni Emile&Mugisha, nkaba naragiriwe ubuntu n'Imana ikampishurira umurimo yakoze muri Kristo wo gukiza abari mu isi, ikampa no kuwizera, nkabarwaho ubutungane bwa Yesu, nkaba ndi mu isi ndi umukiranutsi, nzi neza ko iwacu ari mu ijuru. Ibyo rero byampesheje nanjye gutangaza iyo nkuru nziza y'umukiro w'abari mu isi. Nejejwe no gusangira namwe iki kiganiro. Ubwo rero ni ikaze mu kiganiro cyacu, ari nacyo cyanyu,
comments zanyu turazikeneye ku byo muri buze kumva mudasobanukiwe cyangwa se no kunyunganizi cyangwa se no gusangira natwe ibyishimo biremewe. Dufite YouTube WhatsApp group ku muntu ushaka kuyijoininga nawe yatwandikira kuri 07844257 tukamushyiraho agakomeza gusangira na benshi umunezero ubonerwa muri Kristo Yesu. Ndeka rero nakire mwene data turi kumwe kugira ngo abasuhuze, ariko nanone kubatamuzi anabibwira atari kubasuhuza gusa. Ubundi tuzakomeza ikiganiro twamenyanye. Ni karibu mwene data. Akoze muvandimwe. Nanjye ndasuhuza abakunzi bacu bakurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza binyura kuri YouTube channel Ijuru TV. Turabakunda cyane, ndabakunda cyane. Uburyo ki mwifatikanya natwe gusangira umunezero twagiriwe ariko ushingiye ku kuba twaramenye Kristo, kuba twaramenye neza ko twakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Yesu. Nanjye ndishimye cyane, ndishimye ariko mbanejejwe nuko ndi mu isi, ariko nkaba ndi mu isi naragiriwe neza. Amen. Nkaba ndi mu isi narabaye icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Nkaba ndi mu isi ndi umukiranutsi ku mpamvu z'uko namenye amakuru y'umurimo Imana yankoreye muri Kristo Yesu. Nkawizera, nakwizera ibyo ngibyo bikampindura umukiranutsi, kubera ko narimenye ko nanjye ibyaha byanjye byabazwe kuri Kristo Yesu. Amen. Nanjye gukiranuka kwe kukambarwaho, ibyo nabyizera ngahinduka icyaremwe gishya. Ibyo rero nibyo bimpesha umunezero. Mba nishimye, nezerewe, nejejwe nuko ndi mu isi, ariko nkaba nzi ko igihe nzayikurirwamo mu buryo bw'uyu mubiri nzaba ngiye iwacu mu ijuru. Amen. Ku bashyashya rero, amazina ni Musabyimana Mugisha. Namwe ni karibu. Ndetse kandi nabasaba ko uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima, wugurure kugira ngo Kristo yinjire iwawe kandi mubane. Unezeranwe natwe, umunezero dukesha kumenya uburyo ki twagizwe intungane muri Kristo Yesu. Amen. Imana ihimbazwe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Uyu munsi mu by'ukuri abakunzi bacu twifuje kuganira ku mwaka mushya. Yego. Umwaka mushya abantu baba bafite amatsiko yego yo kwinjira mu mwaka mushya ndetse no gusoza umwaka uri kurangira. Yego. Abenshi bishimira ko bashoje umwaka hari ibyo bagezeho. Nibyo. Bandi bishimira ko bawusoje batarwaye. Nibyo. Ariko hari n'abari kwishimira ko babona wenda umwaka utaha yego ushobora kubabera umwaka mwiza no kurenza uwo bavuyemo. Mbese bari kwishimira ejo hazaza habo. Bavuga bati umwaka mushya, ndetse basuhuzanya ati umwaka mushya muhire. Umwaka uzawurye ntuzakurye, nzakubere uw'amata n'ubuki, wishya n'ihirwe. Ntabwo ari twe twasigara tutifurije abantu umwaka mushya muhire. Nibyo. Wishya ndetse n'ihirwe. Mu by'ukuri ntabwo ari twe twasigara tutifurije abantu umwaka mushya muhire. Nibyo. Ubwo rero ariko tunasobanura icyo twifuriza abantu icyo ari cyo. Nibyo. Muri uwo mwaka. Amen. Mu by'ukuri nk'uko nabivuze, hari benshi bari kuvuga bati umwaka ushize nubwo hari ibyo nagezeho, ariko hari n'ibyo
ntagezeho, bari gutekereza bati wenda umwaka utaha wampa noneho nkagera kuri ibi ntagezeho muri uyu. Wari uri kuvuga ati umwaka urangiye mfite sheri, ariko umwaka utaha wo nifuza ko wasiga dukoze ubukwe. Undi akavuga ati uyu mwaka urangiye nguze ikibanza, ariko umwaka utaha numva nifuza byibura ko warangira nubatse yanjye ngakurwa mu bukode. Hari abandi bari kuvuga bati uyu mwaka nubwo urangiye hari iterambere nagezeho, ariko narigezeho ndi mu cyaro, ariko uyuje umwaka utaha uko biri kose ukwiye gusiga nanjye ngiye mu mujyi. Undi nawe ati uyu mwaka unsize mbonye visa, ariko uzaza numva nakabaye namaze kugenda nzurira indege. Undi ati mu by'ukuri uyu mwaka usize ubucuruzi bwanjye hari uko bufatika, ariko utaha bukwiye kwaguka, noneho ngatangira kujya Dubai cyangwa se mu Bushinwa. Yego. Undi akavuga ati uyu mwaka usize nkoze ubukwe, ariko noneho utaha yaba nari mbonye umwana. Ti muri uyu wenda abana banjye ntabwo bize ku bigo byiza nashakaga, ariko muri uyu utaha ndashaka ko bajya kwiga ku bigo byiza numva nifuza. Yego. Hari n'undi nawe uri kuvuga ati uyu mwaka nawo wambereye umwaka mubi cyane. Ati Imana mu myaka yose nabayeho, uyu mwaka wambereye umwaka mubi. Akaba ari no gusenga avuga ati uyu nguyu utaha ntuzambere nk'uyu nguyu urangiye. Ati muri uyu nahuye n'ibihombo, muri uyu nahuye n'amagambo, muri uyu mugabo ntiyankunze, muri uyu mugore ntiyanyumviye, atari kuri utaha uwo ndifuza ko bizagenda neza bitandukanye nuko uyu nguyu wambereye. Yego. Ati uyu mwaka urangiye ngitega bus. Yego. Ariko utaha nkwiye kubona ngenda nicaye nitwaye mu yanjye. Nibyo. Yego. Ati nta bintu byo kugenda umuntu akoza kuri ikarita, kuri tapandigo ku bantu baba mu mujyi cyangwa ku bantu baba mu byaro. Ati oya, kuri uyu nguyu ntabwo nkwiye gukomeza ngenda muri twegerane. Yego. Njya ku mirongo, muri uyu ngomba nanjye kuzaba mfite iyanjye. Ari n'uyifite bati nza wenda nari mfite 10, ariko muri uriya nanjye ngomba kuba mfite ngibira karava. Nibyo. Undi nawe ati uyu mwaka ushize wenda mfite igare, ariko utaha nzaba mfite moto. Nkwiye kugura moto. Ufite moto ati nanone uyu mwaka urangiye mfite moto, ariko utaha warukwiye kunsigira imodoka. Ati uyu nguyu urangiye nari mfite perime wenda ya moto. Yego. Ariko kukurikiye. Yego. Ngomba kuzaba nshyizeho n'iyi modoka. Mu by'ukuri ibyo nibyo byifuzo by'abantu, cyangwa se ibyo ni bimwe mu byifuzo by'abantu, dore ko ibyo abantu bifuza ari byinshi, ariko hari icyo birivugira avuga ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Hari ikindi umuntu yabifuriza mu mwaka utaha. Yego. Dawidi buriya urabizi ko yabaye umwami. Yego. Wa Isirayeli. Yego. Ariko tekereza ko ajya gutangaza amahirwe. Ntabwo yavuze ko hahirwa umuntu wabaye umwami wa Isirayeli. Sicyo yavuze nk'amahirwe. Oya. Yabaye umwami uyobora igihugu gikomeye
ndetse igihugu kirimo ubwoko bw'Imana. yego, Ariko ibyo si byo yagaragaje nk'iki, amahirwe. Yavuze ayo mahirwe muvandimwe. Hari amahirwe Dawidi yavuze, twanabireba mu ijambo ry'Imana. Yego. Hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma nko mu gice cya 4. Yego. Turebe amahirwe yo yavuze. Igice cya 4 zere nko ku murongo wa 6. Nibyo. Yaravuze ngo nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe ay'umuntu, Amahirwe y'umuntu uwo Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Ati hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Amen. Ngaya amahirwe yavuze. Uyu ni umwami, umwami wayoboye igihugu kandi imyaka myinshi. Aranakomera ku bwami bwe. Yagiye anakora ibikorwa by'indashyikirwa. Yego. Yica iriya ntwari yitwaga Goliyati. Yego. Mu Filisitiya. Yego. Ibyo byari mu bintu yagombaga kuvuga nk'amahirwe yagiye amubaho mu buzima. Ariko si byo yavuze. Oya, ngo ni amahirwe y'umuntu, ngo Uwiteka baraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Kuko no kwifuriza abantu umwaka w'ishya n'ihirwe. Ni umwaka w'ishya n'ihirwe. Ni umwaka ukwifuriza abantu umwaka ukwiye kubabera uw'amata n'ubuki. Kuko urumva iyo bagereranya amata n'ubuki ni ibintu biryoshye. Yego. Ni umwaka w'uburyohe. Yego. Umwaka w'uburumbuke. Umwaka wo kuzamurwa mu ntera. Umwaka wo kwagurwa, umuntu akaguka. Umwaka w'ubutsinzi. Umwaka umwaka w'ubutabazi. Umwaka wo gukurwa ku cyavu, wo kwicazanwa n'ibikomangoma. Uwo ni wo mwaka dushaka kubifuriza. Ni umwaka wo gukizwamo ababisha. Ego. Ni umwaka wo gukizwa abanzi. Ni umwaka wo kurindwa. Wo kurindwa rwose. Ni umwaka w'uburinzi. Amen. 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 Ariko ibyo byose byiza tubashije kuvuga, ariko n'ibindi tutabashije kuvuga bihishe muri iki. Ni iki ngiki nk'uko na Dawidi yeruye amahirwe ay'umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ngo hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Uwo niwe munyamahirwe. Sinzi impamvu abantu batabyumva, ariko reka tunabisobanure nyine impamvu turi hano. Nibyo. Mu by'ukuri ndashaka kuvuga ko ibyo umuntu yibwira byose abura, ibyo umuntu yibwira byose akeneye bihishe muri icyo. Naho nyine ngirya ipfundo. Nguwo umubare w'ibanga. Niyo ni mot de passe. Kweri. Ni mot de passe. Amen. Mu by'ukuri niba ushaka kugira umwaka mwiza kandi umwaka utazanashira, birasaba ngo utege amatwi wumve neza uburyo Imana iyo biturutse mu bushake bwayo yashimye kukugira umukiranutsi bidashingiye ku mirimo yawe, bidashingiye ku bikorwa byawe. Amen. Ujye wakwinjira mu mwaka mushya muhire. Umwaka w'amahirwe. Ayo niyo mahirwe aruta ayandi mu buzima. Ntanagereranywa nibyo n'ibindi
abantu bita amahirwe. nibyo kuko ibindi byo abantu bita amahirwe ni ay'akanya gato, mu mwanya ukayashaka ukayabura. Oya, reka nongereho iki ahubwo muvande, reka mvuge ko uzi ko icyo ushaka nk'amahirwe ugifite ntikimubereye amahirwe, we ahubwo yakibonye nk'ibibazo. ako kantu karumvikanye. Icyo utekereza nk'amahirwe ukeneye mu mwaka utaha ugifite kugeza ubu, we nta kibara nk'amahirwe, akibara nk'ikibazo. Nibyo. Nibyo. Hari abantu benshi bari mu ibyo bihugu tuvuga ko byateye imbere, yego, bari mu Burayi, bari muri Amerika, yego, baba batekereza ko icyababera cyiza bishoboka ari ukugaruka mu Rwanda cyangwa muri Afurika muri rusange. wabaha itike, warubize sinitike gusa, wenda nibaza ngo ningerayo ko nzaba ngiye gutangira ubuzima bushya, bizagenda bite, ariko yumva uko ari kubibona ibyo yibwiraga yaragiye kureba muri Amerika no mu Burayi ntabyo yabonye. Hari abantu benshi bari mu mujyi wa Kigali ariko bumva uretse ko bakwihagararaho ibyo bibwiraga bazabona bawugezemo atari byo babonye. Hari abantu benshi bari mu ngo barazisengeye, barasabye Imana ngo ibubakire, barakoze ubukwe bita ubw'igitangaza, bari kwibaza ngo ibi bintu babwiwe n'Imana, ngo ibi bintu ni ibiki ko atari uku twabitekerezaga. byahinduye isura, suku byari biri. Uri mu mujyi akavuga ati ndajya mu cyaro nakabaye njyayo, ariko sabo nasize, bazavuga ngo iki. Urakoze cyane. Nivugiraga gusa ko icyo uri kwita amahirwe wabona umwaka utaha, hari igihe ukirimo nonaha we yamaze kubona ko atari amahirwe. Nibyo kweri. Hari n'igihe wowe ahubwo uri ushaka kumera nkawe, aka kanya ari kwifuza kumera nkawe. Ibyo rero abantu bita amahirwe turashaka kuvuga ko atari amahirwe. Nibyo. Amahirwe namwe gusa, ni uko umuntu abaho yarababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye byaratwikiriwe, umuntu akaba mu isi yarahanaguweho ibyaha, Imana itakibimubaraho, abanye n'Imana amahoro. Ayo niyo mahirwe. Ibyo rero nanone twabisobanuye kenshi, ariko Pawulo ajya avuga ngo kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi ntabwo bindambira, ngo ariko nama bibagirira umumaro cyane. Nibyo. Reka tuvuge iki ngiki, kubabwira uburyo Imana yadukuyeho urubanza rw'ibyaha, uburyo Imana yatwejeje muri Kristo, uburyo Imana yatugize abayo ikatwiyegereza. Amen. Ntabwo biturambira. Ntabwo biturambira. Nubyumva, yego, bimuhaye kubaho atitiranya ibindi bintu yibwiraga ko ari amahirwe. Amen. Nuri kubyumva ari ubwa mbere, biramuha kubaho ari umunyamahirwe kuva none kugeza iteka ryose. Amen. Abeho atongera kwitiranya iby'amahirwe, ahubwo yarageze mu mahirwe nyakuri noneho. Narindi kureba indi Zaburi ya 65, yego, umurongo wa 5. Uhereye ku murongo Zaburi ya 65, yego, uhereye ku murongo wa 4 n'uwa 5, haravuga ngo gukiranirwa kwinshi
kuranesheje ibicumuro byacu uzabitwikira. amen. Umurongo wa 5, hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza kugira ngo agume mu bikari byawe. Tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza by'ahera ho mu rusengero rwawe. Wabyumvise? Nabyumvise. Noneho mu kindi kinyarwanda uriya murongo twahereyeho uravuga ngo muri Bibiliya ntagatifu ngo ibyaha bikunda kutuganza, hano gukiranirwa kwinshi kuranesheje, ariko wowe ukabitubabarira. amen. amen. Umva Bibiliya ijambo ry'Imana, ibicumuro byacu byaradushegeshe ariko wowe warabitubabariye. Noneho uriya murongo wundi wa 5 uravuga ngo muri Bibiliya ntagatifu hahirwa umutumirwa wihitiyemo ubwawe ukamuha kwigumira mu bikari by'ingoro yawe. Tuzahazwa ibyiza byo mu rugo rwawe, ibintu bitagatifu byo mu ngoro yawe. Ibintu bitagatifu. Hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza ukamucumbikira mu rugo rw'ingoro yawe. Tuzahaga ibyiza biboneka iwawe mu ngoro yakweguriwe. amen. 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 Hahirwa umuntu Imana yihitiyemo iramutoranya iramwiyegereza. Niwe munyamahirwe. Imana ishimwe. Nubwo ibicumuro byatuganje ariko Uwiteka yarabitubabariye. Nubwo byadushegeshe ariko Uwiteka yarabitubabariye. amen. amen. Amahirwe abanzirizwa no kumenya ko nubwo ibicumuro byagushegeshe ariko Uwiteka yagize ute? Yabikubabariye. Aho niho amahirwe atangirira. Naho. amen. Aho niho amahirwe atangirira. Kuko wamaze kubabarirwa ni nawe Imana ifata ikagira ute? Ikamwiyegereza, niko bavuze. Noneho ngo akaguma mu rugo rw'ingoro y'Uwiteka. amen. Ubwo ingoro Imana ihimbazwe ko twabonye ingoro. amen. y'Uwiteka. amen. Yitwa Yesu. amen. 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 Imana yaradutoranije irangije iratwiyegereza. Nubwo benshi, nubwo inyoko muntu yose yoramenye ikagwa mu cyaha, ndetse hakabura n'umwe wakora iby'Imana ishaka, hakabura n'umwe wakiranuka nk'uko Imana yabishakaga. Ariko ibicumuro byacu Imana ishimwe ko yabiboneye impongano muri Kristo Yesu. Imana ishimwe ko ibyaha byacu byakuweho. amen. n'amaraso ya Kristo. amen. Imana ishimwe ko adahora apfa. Imana ishimwe ko yapfuye rimwe, ariko ko n'ibyaha byacu byose ari byo yapfiriye kugira ngo umwizera ahinduke uwera, umukiranutsi mu maso y'Imana, umuntu Imana itabaraho icyaha, ari we wa munyamahirwe. Ari amagambo ari mu Befeso ariya avuga ngo kera ni mwari ubwoko, ariko none twahindutse ubwoko. Ntitwari abana, ariko none twahindutse abana. Twebwe ngo abari kure ngo twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Ngo yaraje ngo abwira ubutumwa bwiza bw'amahoro abari kure ndetse n'abari
n'abari hafi nabo babwira ubutumwa bwiza bw'amahoro. Abari kure ni abanyamahanga, abari hafi n'Abisiraheli, ariko nabo nubwo bari bafite amategeko batashoboraga kubahiriza, kuko ese nacyo bayaherewe kugira ngo akanwa kose kazibwe, abari mu isi yose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Nyuma yo gutsindwa n'amategeko, ibicumuro bibaganje, kuko babibonye nabo bari bakeneye ubutumwa bwiza bw'amahoro, bababwira ngo noneho nimuhumure, ibyo byabatsinze byose. Niko bavuze ngo ibyaha, gukiranirwa kwinshi kuranesheje, gukiranirwa kwanesheje inyoko muntu, ariko Imana ishimwe ko nanone gukiranuka kwa Yesu kwaranesheje. Amen. Gukiranuka kwaranesheje, haboneka umukiranutsi mu isi, haboneka utagira icyaha, intama izira inenge, itunganye, ikwiye gushyirwaho ibyaha by'abantu. Urupfu rwa Yesu ni igihamya cy'uko ubwo yaziraga inenge ariko akaba yarapfuye, ni igihamya cy'uko yashyizweho ibyaha atagizemo uruhare, ahubwo ni ibyaha byacu byamwishe. Muri ibyo biravuga ngo ni ibyaha byanjye byakwishe, ntabwo ari za nguma nsa. Nibyo. Ubwo rero habonetse ushyirwaho ibyaha, ni igihamya cy'uko twakuweho urubanza rw'ibyaha, tukakirwa abere, tukakirwa abakiranutsi mu maso y'Imana. Tekereza umuntu umeze gutyo mu isi, tekereza umuntu Imana yatoranije yarangiza ikamwiyegereza. Wenda ushobora kuba wari ufite ikibazo cy'uko utatoranirijwe guhabwa akazi runaka, ushobora kuba warashatse green card abandi bakabatoranya wowe ntibagutoranye, ushobora kuba mu by'ukuri hari byinshi witaga amahirwe utabashije kubona. Nibyo. Ushobora kuba hari amashuri wumvaga wari bwige ntutoranirizwe kuyiga. Ushobora kuba umwana wawe ataratoranijwe mu banyamahirwe bahawe. Mperutse kubona umuntu ngo umwana we ngo yagombaga ngo kujya gukina mu ikipe runaka, ariko ngo bamubuza kujyayo ayo mahirwe. Byabaye ikibazo gikomeye cyane, ariko uyu munsi turakubwira ndi mahirwe atandukanye cyane nayo, kandi aruta kure ayo ngayo. Nibyo. Hahirwa umuntu utoranya Mana, warangiza ukamwiyegereza ngo agume mu bikari byawe, mu bikari by'Uwiteka. Hahirwa umuntu Uwiteka yatoranije muri benshi boramye, muri benshi bazarimbuka, muri benshi b'abanyabyaha, muri benshi bibaza ngo twakira dute, muri benshi bibaza ngo twakiranuka gute, muri benshi bibaza ngo twakwemerwa n'Imana gute, muri benshi bibaza ngo ngiye nakizwa nte mu buryo bw'iteka, nakizwa nte k'ibyaha bindembeje, nakizwa nte k'ibyaha bimereye nabi, nakizwa nte ko mpora nihana ariko ntibishire. Hahirwa umuntu Uwiteka yatoranije yarangiza akamwiyegereza kugira ngo agume mu bikari by'Uwiteka. Uwo niwe munyamahirwe. Ubwo ni mu rugo rw'Uwiteka, mu rugo rw'Uwiteka. Noneho atari ku irembo, atari muri saro, ahubwo mu rugo, mu gikari. Burya umuntu ujya mu gikari ni umuntu waho mu rugo nyine. Ntabwo umushyitsi umushyitsi ni muri saro, ariko hahirwa umuntu. Kandi burya ujya mu gikari wanyuze hose, uba wahageze, uba wahatambutse, ntawe uba utazi. Hahirwa umuntu Uwiteka yatoranije kugira ngo abe mu bikari by'Uwiteka, niwe munyamahirwe. Ubwo ntibyumvikana. Noneho amahirwe icyo ari cyo ngayo, kuba mu isi Imana itakubaraho ibyaha. Amen. Kuba mu isi uri intungane. Amen. Kuba mu isi ko ari amagambo aboneka muri Zaburi igice 16 ku murongo wa 3, avuga ngo abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Amen. Ubwo ntibyumvikana ko kugira ngo ubu wera nuko Imana itakikubaraho icyaha na kimwe. Nimvuga ngo na kimwe nanone babyumve nanjye. Yego. Na kimwe no kuvuga ngo kuko Imana irera nta gacu na gatoya
igira ko guhinduka nta n'icyaha na gito kizabana n'Imana. Kwera rero ni ugusangira ukwera kwayo, ni ugusangira ukwera n'Imana. Amen. Umeze atyo niwe wera ku Mana. Ni umuntu usa nk'uko Imana isa, ni umuntu utagira inenge n'imwe imbere y'Imana. Niwe wera, niwe wera. Uwo rero niwe munyamahirwe, ni umuntu wo mu bikari by'Uwiteka. Nimvuga mu bikari by'Uwiteka ndashaka kuvuga ngo nubwo turi no mu isi mu buryo bw'umubiri, ariko ubwo turi no mu ijuru aho tubanye n'Imana mu buryo bw'umwuka. Umeze atyo wo mu bikari by'Uwiteka niwe munyamahirwe. Uzi ko ubwo nge numva ibikari nanone hari amagambo avuga ngo noneho abari muri Kristo Yesu, abari muri Kristo Yesu, kandi ngo hahirwa umuntu w'Uwiteka atoranya akamwiyegereza kugira ngo agume mu bikari by'Uwiteka. Ubwo numva mu bikari by'Uwiteka hari amagambo ari kuvuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho. Ubwo mu bikari by'Uwiteka ni muri Kristo. Amen. Arega nta Witeka nta na Kristo ni bimwe ngo tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza by'ahera ho mu rusengero rwawe. Amen. Uwo muntu ahazwa n'ibyiza byo mu nzu y'Imana. Uwo muntu asigara ahazwa n'Imana ubwayo. Imana ubwayo. Ndashaka kuvuga ese ibyiza byo mu nzu y'Uwiteka ni ibihe? Ese ku Mana haba iki? Ese ku Mana habayo ibyago? Nta n'amakuba. Hariyo amakuba se? Oya. Ndagira ngo tusobanure ibyiza byo mu nzu y'Uwiteka. Arega burya inzu ibyo uyisangamo biba bigaragaza nyirayo. Nibyo. Burya inzu biteguye ku muteguro w'uko nyirayo ashaka. Nibavuga hano inzu y'Uwiteka ntibavuze izi nzu abantu bubaka bazikazita insengero. Oya. Bari kuvuga ahantu Imana ituye. Aho ituye niho ibana n'abana bayo. Uw'Imana yatoranye ikamujabura mu bandi b'abanyabyago, yamuzanye mu nzu yayo kugira ngo abane nayo ubwayo, abane n'Imana ubwayo. Nkavuga ntese mu nzu y'Uwiteka habamwe ibyago? Oya. Ntabyo. Aho Uwiteka ari nta byago bihaba. Nta n'inzara. Haba inzara. Nta n'ubukene. Nta bukene. Nta n'amagambo. Nta magambo. Nta no kuba imfubyi. Nta marira. Nta no kuba umupfakazi. Nta kuba umupfakazi. Nta ntambara. Ihari. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Umuririmbyi aravuga ngo ngende umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'Umwami Yesu. Aho rero nta byago bihaboneka. Uwamaze kuba atyo, ubwo buzima bwo mu bumana ngo bumwibagiza ibyago byose ngakumva ruhuwe n'Umwami Yesu. Ndashaka kuvuga ko umuntu wamaze kumenya ko iwaba ari mu ijuru, umuntu wamaze kumenya ko ari umwana w'Imana, ubupfubyi kwa heri, ubupfakazi kwa heri, ubukene kwa heri, ubushomeri kwa heri, sinize kwa heri, nabuze akazi kwa heri, mba mu nzu mbi kwa heri, sindajya muri Amerika kwa heri kuko yagiye mu ijuru, simba mu mujyi kwa heri, mu mujyi ni mu ijuru. Ni mu turimo turakuraho abaninyatsi, ubupfubyi, ubugumba, ubukene, ipfunwe, igisuzuguriro, icyangiro. Tugira ngo umwaka utaha rero ukubera wishya n'ihirwe, kuzamurwa mu ntera, ukava mu rupfu ukajya mu bugingo. Nibyo gukurwaho igisuzuguriro cyose, nawe ukaba umwana w'Imana isumba byose, nawe ugasumba byose muri yo.
muri yo. apana kuvuga ngo navuye mu Rwanda ngo nagiye kuba muri Amerika. Niheha bizera bazajya kuba muri iyi si naho tuzakirira, nta hatagerwa n'umubisha, ibibi n'ahantu twabihungira, naho oya naho mu isi naho, mw'ijuru nihiwabo babizera, tuzimurwa mu isi tugera iwacu, aheza twubakiwe n'umukiza, ku mana yacu hari amazu menshi yubakanwe isuku tutarabona, niho aho ngaho nihiwacu, n'ubuturo bwiza tuzahora, niho aho ngaho nihiwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Uribaza ngo nzabona inzu gute? Ngiyo yubakanywe isuku utari wabona. aho n'ujya ubona utuzu two muri Kigali ukavuga ngo wakawe. Yubakanywe isuku tutari twabona, indi ntaho wari wayibona. Dore biremwe nonaha, ni nonaha, utavuga ngo wari ubizi. Yubakanywe isuku utari wabona. apana y'amakaro, oya, apana rangete, oya, ntabwo ari apana dumuzaza, apana gypsum. Yubakanywe isuku tutari twabona, apana irangi ry'amavuta, nta nubwo ari ry'amazi, ntabwo ari sirike. Yubakanywe isuku tutari twabona. aho n'ujya ugira ngo muri Amerika ibayo. Nibyo rwose, nibyo. Niba umuntu avuga ati rwose akazu kanjye nzagahindura igisenge umwaka utaha, nzakagira kunoshi umwaka utaha, oya ibyo uzabikore, ariko ibyo ntibizakemura ikibazo cyo kumva ko udatuye heza. Gutura heza ni mu ijuru, niho honyine, ni mu bikari by'Uwiteka, ni mu buturo bw'Uwiteka. nibyo. Hari igihe ubyumva waturana n'abakomeye hano mu Rwanda. Guturana n'abakomeye ni ugutura mu ijuru, ni ugutura mu bikari by'Uwiteka, kubana n'abamarayika, kubana n'ibizima, kubana n'abakuru, kubana na Yesu Kristo ubwe, kubana n'Imana umuremyi w'isi n'ijuru. Ngaho nawe umwaka utaha ukwereho kuzamurwa mu ntera, uzamurwe, ukurwe ku cyavu, ukurwe ku gisuzuguriro, ukurweho imikoshi, utabarwe ku mugaragaro izuba, abantu bareke kurira, gutabarwa kwarabonetse. Umwaka utaha ukubera umwaka wo gutabarwa, ukubere umwaka wo gukurwa ku cyavu. Amen. Ukubera umwaka wo kwicarana n'abakomeye n'ibikomangoma. Nibyo n'ijambo ry'Imana rivuga ngo twegerejwe wa musozi, nibyo utari uwo mwisi. Niko umwanditsi w'Abaheburayo avuga. Nibyo niko umwanditsi w'Abaheburayo avuga mu gice cya 12. Nibyo. Reka ayo magambo tuyagereho, duha abantu umwaka mushya, muvande, yego muvande, dutange umwaka mushya. Cya 12 Abaheburayo, yego nko 22. Wahageze? Nahageze. Hadusomera. Aravuga ngo ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni. Ariko ninde watwegereje? Ni Kristo. Bavuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza. N'amasengesho, oya, n'amaturo, oya, n'ukwiriza, oya, n'ubutayu, oya. Hahirwa umuntu Uwiteka atoranya yarangiza akamwiyegereza. Ni umuntu wiyegereza Imana? Oya. Ni umuntu witereta? Oya. Ngo bajye ngo bayitereta. Ngo bayitereta, ngo bayihenda-henda. Ni ukuyihenda-henda. Irya ruswa se? Oya. Hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza. Ngahubwo mumwegereye. Ahubwo ngahubwo mwegereye
aha rwa rurembo rw'Imana umurongo wa 22 ihoraho niho uri niho ndi 22 mwegereye umusozi wa Siyoni mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika. Tubanze twuze hano aha hantu turye kwibi biryo byo mu nzu Imana niko bavuze duhazwa ni byiza byo mu nzu y'Uwiteka. Reka mvuge ngo ibyo utabonye umwaka ushize ntibiguhangayikishe ngo yo mbibona ngo wenda ngo mba ngo naranyuzwe ngo nanjye mba numva hari ukuntu meze shira impumu ni uguhazwa n'ibyiza byo mu nzu y'Uwiteka. Ngo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho ururembo mu rurembo rw'Imana ihoraho naho twajyanywe ngo ari wo Yerusalemu yo mu ijuru ni ku murwa mukuru nabwo ari Yerusalemu y'Isirayeli oya ni ku cyicaro cy'Imana kuko Yerusalemu wari nkawo murwa mukuru w'ubwoko bwitiriwe izina ry'Uwiteka. Si umwami yabaga niho yabaga Yerusalemu niho yaratuye. Twajyanywe mu murwa mukuru aho umwami ari icaya dutegereje niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurusha. Ureke rero abavuga bati nabo basigaye batuye muri Kigali mu murwa mukuru wo mu ijuru aho Imana ituye. Kandi ntibakuzane mu murwa ngo bavuge ngo umwami atuye hariya ngo nawe uratura hariya. None bakugeze mu murwa bati uzaba mu bikari by'umwami. Imana ishimwe. Abantu nibareke kurira gutabarwa twarabonetse. Amen. Kwegera Imana data wa twese buretse wumve ari wo Yerusalemu yo mu ijuru kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batagira gute abo Bibiliya bita abakozi b'abakiranutsi. Uko bahora baramenya Imana bavugaga ngo urera uwo ni data baba baramenya. Icyubahiro cy'umubyeyi ni nacyo cyubahiro cy'abana. Reka tujyana abo n'abakozi bo mu rugo twarimo n'abakozi bo mu rugo twarimo turavuga n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Si bavuze kare ngo abera bo mu isi ngo nibo fura ba Pawulo bose ba Petero bose ba Yohana bose ba Abeli ziriya mfura abatubanjirije se mu yandi magambo ba Dawidi ba Eliya ba Enoka ba Elisa bose nabaraganwa natwe twegereye iyo torero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Umve ngo mwegereye n'Imana umucamanza wa bose ngo ntabwo nibyo nazo mvuga ngo ntabwo turi hariya ngo wenda ngo tube turi mu murwa ariko Imana ibiri hariya natwe tube turi hariya oya ahubwo ngo twegereye Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Amen. Bagize gute batunganijwe rwose. Gutunganwa rwose nuko bamaze kwambuka bariyo kuko turi mu isi tuba dutunganye rwose muri Kristo ariko dutegereje gutunganywa rwose tumaze kwamburwa iyi mibiri. Abo rero batunganijwe rwose n'ubu tugize gute turi kumwe nubwo bamaze gutunganywa nubwo bageze iyo bakaba barambuwe iyi mibiri ariko ntabwo twageze gute twarabegerejwe mu mwuka turi kumwe nabo. Umve mwegereye na Yesu sasa umuhuza w'isezerano
rishya mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha aya abera. Amen. Ayo na Yesu Kristo. Ariko ayo niyo yatwegereje Imana. Data. Mu yandi magambo muri ayo maraso niyo yatumye ibi byose bishoboka. Irakunda. Tube twishimira umubyibuho. Yego. Tube twishimira ko twababariwe. Yego. Tube twishimira ko turi abana b'Imana. Tube twishimira ko twahindutse ibikomangoma. Tube twishimira ko haleluya tugahinduka abatambyi. Imana ishimwe. Hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwegera. Nawe umwaka utaha uguhindukira uw'amahirwe. Umwaka utaha nawe turifuza ko wawusoza uri umukiranutsi. Wawusoza uri mu bikari by'Imana. Wawusoza utabarwaho icyaha. Wawusoza waratsindishirijwe. Wawusoza warasobanukiye ko nawe uri mu Imana yatoranije. Wawusoza warasobanukiye ko Imana nawe yakwiyegereje. Wawusoza waramenye ko utakiri kure ngo noneho ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke ku masezerano, ahubwo ngo mu rugo bumwe nabera, ngo ndetse murabo mu nzu Imana ishimwe cyane. Amen. Nawe umwaka utaha ukubere gutyo, ukubera uw'amahirwe aruta ayandi, kuganya kurangire, gusuhuza umutima kurangire, kwiheba gukurweho, igisuzuguriro gikurweho, ubukene burangirire muri Kristo Yesu. Kuko arega ni jambo wahozeho, wahoranye n'Imana, nta cyaremwe gitaremwe nawe. Ibiri mu isi byose n'ibiri mu ijuru n'ibiri munsi y'isi byose niwe wabiremye, ni nawe nyirabyo, byose niwe bibereyeho. Umva gutunga noneho, umva gukira noneho, umva gukungahara noneho, umva kuba umubosi, umve naho ngaho, umva kuba mwenyemari. Umwaka wo gutunga, uyu no gutunganirwa, umwaka w'amahirwe, umwaka wo kuzamurwa, umwaka wo gutabarwa. Amen. Atari gutura muri etaje, abo gutura he mu ijuru. Atari ugutura i Burayi, ahubwo ari ugutura muri Yerusalemu yahe, muri Yerusalemu yo mu ijuru. Hari abantu bajya bapfunyikira amazi, uwo ari abantu bari gutegura ngo kuza urugendo mu rutagatifu rwo kujya ngo Yerusalemu. Ukureba ngaho intambara ya ntuzira bamerera nabi ya Israeli na Palestine ntibari buyikire. Kandi muri iki gihe cyo kurangiza umwaka, abahanuzi b'ibinyoma bari maso gukoreshwa cyane na shitani, gutuburira abantu. Uyu mwaka nubwo bitagenze gutya, ariko muri uyuje utaha nubwo wahombye utaha, urahombowe, ukuwe mu bihombo, ucuruje iduka, utaha uri indege, nubwo muri uyu utagize umwana, muri uyu ukurikiyeho ubu wiswe mama w'abana, uri nyina w'amahanga. Oya, kuba nyina w'amahanga ni ukwegerezwa iri teraniro ry'abana b'imfura, ry'imyuka y'abakiranutsi batoranijwe, batunganijwe rwose. Iteraniro ry'abamarayika batagira ingano. Ni umwaka w'uburumbuke, ni umwaka wo kwaguka. Ni umwaka wo kwiyumva muri Kristo, ukiyumva muri we, ariko wiyumvanyemo n'ibya Kristo byose aho biva bikagera. Ni umwaka utari wo kubona inzu muri Kigali, ahubwo ni umwaka wo kuba waragiye mu isumba byose yaremye byose, ukamenya ko byose ari ibyawe muri iyo ngiyo. Ni umwaka w'uburumbuke. Ni umwaka w'ubwenge, kubera iva ngo Kristo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana no kumenya. Ni umwaka w'ubumenyi, ni umwaka w'ubumenyi nyakuri. we yaduhindukiye ngo no kwezwa, yego, aduhindukira no gukiranuka. Amen. Imana ishimwe ibihe byose. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu mwaka ukwiriye kuwinjiramo wizeye neza ko Kristo yaguhindukiye kwezwa, ko yakwejejeho ibyaha byawe byose, abyejeshejeho amaraso ye. Amen. Owe wananiwe gukiranuka, wowe wiyejeje bikanga, dore umwaka wo kwezwa.
umwaka wo gukiranuka, nguwo umwaka wo kumenya umucunguzi wawe, nguwo umwaka wo gutarurwa, nguyu umwaka wo kuva mu burara, nguwo ukajya mu rugo rw'Imana, urugo rw'Imana ugahagira mu bikari by'Imana, by'Imana, wo kuva mu gusangira n'ingurube, Wo. kandi mu rugo barya Bagasigaza. bagasigaza. Ni umwaka wo gusubira mu rugo, mu rugo gusubira mu byawe, Oh. uwo shitani yatwazaga igitugu. Ni umwaka wo kubohorwa, ni umwaka wo gutabara, ni umwaka wo guhumuka. Imana irakwibutse. Ni umwaka w'ibyiza byose, ariko biva ahera, ahera biva ahera biva ahera, biva ahera biva ahera. Kandi ibyo nibyo byiza nyakuri, nibyo nibwo bukire nyakuri, nyakuri niwo mugisha nyakuri nyakuri, umwaka w'umugisha. nguwo umwaka utarangira, Igihugu cy'amata n'ubuki, uwo ni umwaka utarangira. nguwo umwaka w'imbabazi twagiriwe, Amen, zihoraho. amen, niwo natwe turi gutangaza, amen. turi gutangariza abantu kwinjira muri uwo mwaka, Umwaka w'ubwiza, umwaka w'ubwiza. w'ubwiza. Ngabo yamenye kera, bwira abana ako kantu. ngabo yamenye kera ngo yarabahamagaye, kandi ngo nabo yahamagaye yabahaye ubwiza. Abo yamenye, kavuge neza, abo yamenye kera yarabatoranije, yarabatoranije, kandi nabo yatoranije hakurikiraho ngo yarabahamagaye, kandi ngo nabo yahamagaye yarabatsindishirije, yarabatsindishirije, kandi ngo nabo yatsindishirije yabahaye iki? yabahaye ubwiza. Umwaka w'ubwiza, ngo umwaka w'ubwiza. ubwo umuntu watsindishirijwe, umuntu wagizwe umwere, nguko kuba mwiza, amen, nguwo kuba mwiza. amen. washakishirije ubwiza mu mavuta biranga, Yego, mu myambaro, ushakishiriza ubwiza mu myambaro biranga, mu nshuti, ushakishiriza ubwiza mu mu nshuti biranga, bakomeye ushakishiriza ubwiza mu mazu biranga, mu modoka rugendamo biranga, ukajya ukomeza kubona urasuzuguritse, ukajya ukomeza kubona ntiwubashywe, ukajya ukomeza kubona ntukunzwe, nuko utari waramenye ubwiza nyakuri, nyakuri. ariko ngabo yatsindishije yanabahaye ubwiza, kuko ngo yabatoranirije ngo gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, ni ugusa kugira ngo abe imfura muri bene se benshi, ngo ubwo bwiza. garafurera himbazwe. Amen. Igikundiro, igikundiro, ukubera umwaka w'igikundiro. Amen. Ukubera umwaka w'ubwiza, ukubere umwaka w'ibyishimo n'umunezero wo gusinzira ukizigura. Amen. ukajya uryama ugasinzira ukizigura kubera ko Uwiteka ari papa wawe. Akurwe mu kwishimisha ahubwo yinjire mu byishimo by'iteka. Akurwe mu kwihesha amahoro ahubwo yinjire mu mahoro aheshwa nuko ari ku ngoma y'umwami Nyirimbabazi w'amahoro kandi w'amahoro. Ukurwe muri nibyo by'iki gihe. Nibyo umuntu amaze ati bitese amakuru ati yewe ati nibyo by'iki gihe ati byaranze nta kigenda, ariko winjire noneho mu mwuzuro w'ibyiza, ubwiza bw'Imana. Winjire muri biragenda kandi mu buryo bw'iteka ryose. Nguwo umwaka mwiza, nguwo umwaka mushya, nguwo umwaka w'amahoro, nguwo umwaka w'ibyishimo, nguwo umwaka w'umwuzuro, nguwo umwaka w'umugisha. Amen. Niwo turi kubifuriza. Ariko waba wowe nanone wari utaramenya uburyo Imana igira abantu intungane, ariko nawe wamaze kumenya uburyo Imana igira abantu intungane, turagira ngo n'ubundi ukomeze kukubera umwaka w'ihishurirwa. Amen. Umwaka utaha ukubera umwaka wo kuzamuka mu kumenya uwo uriwe muri Kristo. Amen. Ukubera umwaka wo gusobanukirwa imigisha itagira akagero Imana yagushyiriye muri Kristo. Nanone ukubera umwaka wo kudakomeza kwishidikanyaho mu buzima bwa hano, kubera umwaka wo kwisobanukirwa. Nibyo ntiwiyoberwe, ntumere nyine nka wa mwana wasangiraga n'ingurube, ahubwo kubera umwaka wo kugenda n'ifiyeri ry'uwuriwe muri Kristo.
wenjoyinge ubuzima bwawe yego buri muri Kristo ukubera umwaka wo gukura nibyo ukubera umwaka wo kuva mu bwiza ujya mu bundi ukubere umwaka wo kugendana ishema n'icyubahiro ukubera umwaka wo kwisobanukirwa ukubera umwaka wo kurushaho kwishimira umubyibuho wo mw'ibyo bikari bya papa by'iwacu kandi iwacu amen nawe nicyo tukwifuriza ariko natwe turi hano kugira ngo tugufashe kuzamuka tugufashe gukura tugufashe kwisobanukirwa uyu kubera umwaka wo kubara imigisha rata ngo ni myinshi ngo niyo gutangaza uyibare ntusige n'umwe iyo waherewe muri Kristo natwe ariko turi hano kugira ngo tubarane iyo migisha tuyibarane yo mu rugo rwacu amen tukungure tuzamuke dukuzanye amen mbese twagura imbago ni umwaka wo gushingura imbago arabagaba muri Yesu yavuga ngo rega imbago zawe ngo ushingi imambo kure ni umwaka wo kwimura imbago yego ukubera umwaka wo kwimura imbago ukubere umwaka wo gukomeza kwagura imbago ukomeza kuryoherwa ukomeza kunezerererwa aho hantu ukomeza kuzamuririrwa aho hantu kwishimira aho hantu gutuza umutima kudahangayika kutibaza ibyejo gukiriraho amen gutunga no gutunganirirwa aho ngaho amen twishinze rero iby'uyu mwaka twabirangiza ntabwo twabirangiza wanza twashimira inshuti zacu nibyo turabashimiye mwe mwadukurikiye yego iki kiganiro cyari kirekire ariko kiryoshye yego we wagikurikiye cyose rero turagushimiye wagize neza gusangira natwe imigisha yego y'ubuntu ibonerwa muri Kristo Yesu amen ariko nanone tukubwira ko tugihari yego kugira ngo dukomeze dusangire imigisha kubera ko ni myinshi mu rugo kwa data bararya bagasigaza ariyo mpamvu tukwibutse ukana subscribe kugira ngo he kugira umugisha uguciye nibyo umugisha wo gukomeza kumenya Imana nibyo nawe wisobanukirwa mu Mana nanone dufite WhatsApp group yego kugira ngo uyigeho bigusaba kutwandikira kuri 0784 42 57 tukagushyiraho ugakomeza gusangira n'abandi bera benshi iyo migisha ibonerwa muri Kristo Yesu amen sinzi niba nta jambo ufite kubabwira unabaha nimero nawe bagushakaho no kubashimira yego ariko kandi nkomeza unezeranwa nabo yego n'abadukurikira yego ariko n'abandi bazadukurikira nkomeza kubifuriza cyane kwibera muri uwo mwaka amen umwaka udasanzwe umwaka w'iteka umwaka w'imbabazi z'Imana wishya n'ihirwe umwaka wo kubana n'Imana y'iteka ryose ariko muri Kristo Yesu amen inimero yanjye ni 0788 39 26 3 5 Imana ihimbazwe kandi mukomeze musangize abakomeza gukurikirana iki kiganiro ntihazagire inshuti cyangwa umuturanyi ucikanwa n'aya mahirwe kandi warayakiriye Imana ishimwe n'Imana turashimiye cyane iyo yadushoboje gutanga iki kiganiro nibyo ariko ikomeje nanone no gushoboza n'abandi kugikurikira yego rwose dushimiye cyane wewe wadukurikiye kuri channel yacu uyu mwaka turi kurangiza nibyo nawe uzadukurikira mu mwaka utaha nibyo turagushimiye kubera ko natwe umunezero wacu nuko mudukurikira tukaba tuvuga ariko hari abo turimo kubwira turatubwira Imana ishimwe ku bwa byose amen amen